iyo witegereje muri iki gihe duhagazemo ubona itorero riri kwitandukanya n'igihe turimo, cyangwa se igihe turimo kimaze kurifata rirasa naryo? Irigaragara agaragara ku mazina yayo byararangiye, ntacyo bavyitayeho. Ikibazo rero ngizemo aho ngaho kintu, iryo torero ritagaragara, iryo torero ritazwi, ridafatika, nta shusho waduha kugira ngo abantu baryumve? Nayibaha. Itorero risobanura mu ndimi z'amahanga ecclesia. Iryo jambo ecclesia ririmo abiri, ek mu Kigiriki na lesia. Iryo jambo risobanura abantu batoraniro bagashyirwa kwabo, biza par. Aya magambo yose urumva nta harimo guhurira na kwa gutoranywa kw'itorero. Haleluya. Fungura jambo rukwaryo rero rifite umwihariko waryo. Hawafata gutoranywa kw'itorero ari igihe cyo gutoranya umufiance, umugeni. Ahangaye icyo Kristo akora niki? No guhindura isezerano rya kera akarihinduza irishya, kuko muhebura horantse ngo rya kera ryagaragaje umumaro muke waryo ntigihe zaryo. Iri rero impamvu yagize imbaraga nuko ryaje mu kuva muri 76 uzamuka. Narahamirizaga jewe. Warabyiniye. Nanabaye n'umutwaro ahubwo waryo. Rwose nzigenda imbere. Uvuze guhamiriza. Ngira n'ibyivugo nivugaga mbere yaryo. Iminsi n'imitindi ab'icyo gihe bagiye batuvamo bagenda. Ariko hasigaye bake ntavuga. Itandukaniro rigize intore zahamiriza n'itorero nk'umutwe w'igihugu. Aho bitandukanye na ecclesia nuko ecclesia bo nabahamagarirwa kwezwa. Aha ntabwo turimo kuvuga urusengero. Nta nubwo tuvuga izina ry'idini. ADPR, Anglikani, EPR, Methodiste, Adventiste, sibyo turimo kuvuga. Ahubwo ahangaha ndimo ndavuga, ariko muri ayo yose abantu babona hakabamwo invisible, iritaboneka, utabonesha amaso, irigira icyicaro aha n'aha. Iryo rero tuvuze niryo tutagomba kwikonforma, ntirigomba kwisanisha, ntirigomba gusa n'ibihe bibaye ibyo byose. Rigomba kugenzura ko igihe kije kitarimo kuryanduriza ukwera. Ni nk'ibisazo ubu ngubu abantu bahagaritse umutima, bapanutse, kandi abapanitse bose bagize panike. Hazabaho abantu bazakura amanyanga menshi, hariho abaziba noneho kwiba, gukora mu mufuka no kumena amazu. Mbese abantu bateye ubwoba n'ubuzima. Ariko aho ngaho abera ab'Imana yatoranije bagombye kumenya yuko bazabaho abakozi b'Imana mu basatani n'abakozi ba Satani mu b'Imana. Bageramo bati, uzi ko umuntu yumva atewe impungenge no kubona ibintu abana b'abakobwa batari bazi, ba nyina bashatse batari banabimenya, kandi nyamara ntibabujije kubaka ingo zabo, bageze mu ngo babaye abagore bazima b'imitima ari byo. Ndavuga ba mama n'abanyagukuru. Ngiye icyo nzi muri pedagogie nuko ngo connaissance umuntu arayigira, intelligence niyo avana mu ishuri. Ce qui reste, le reste de Tuatira, itorero rya Tuatira hari baki basigaye batinjiye muri za nyigisho ngo bagende baziteberemo. Amatorero y'ingurya ni symbole, ni igishushanyo cy'ubuzima bw'itorero yanyuzemo, ririmo kunyuramo, rizanyuramo kugeza ritashye. Turaho Satani ari, turaho niba Satani iri. Hari igihe nibaza ngo ariko ububashe igihugu cyacu Imana yagihaye, ubushobozi Imana yahaye igihugu cyacu, igitsure Imana yari yahaye igihugu, kuri ibintu bimaze guhashya no gukangara. Ubu babuze uko bakangara ubwambara busa bw'abari. Ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bitubwiru, ariko bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukazagezaho nzazira. Basigaye batangazwa nuko tudafatanya nabo gukora ibi mu ngeso zabo, maze bakaturenganya. Buri gihe udafatanya n'abantu byanga bikunda barakurenganya. Inama ya mbere ntanze nyitanze kubigisha abashumba bashumbye itorero ry'Imana, ni baba abanyakuri, bagira ukuri kw'ijambo ry'Imana muri bo, mbese batange matsiyeri fatika, batange indyo yuzuye. Uwo binaniye afashe ibitabo hasi arebe ikindi yakora, ajye kwikorera ibindi ukuri kose. Umuntu uzi ko Imana itamuhamagariye gushumba, ikaba itaramuhamagariye kuba umwigisha, nafashe ibitabo hasi ajye kujya gute, ajye kwikorera kandi kazi, kandi Imana yamuha umugisha no kuri ajya agatenge ka business yagasengeye, Imana yamuha umugisha. Kuko Imana irambiwe abantu bari mu bintu bitari ibyo yabahamagariye. Tanze inama ku bantu bitwa abigisha. Umuntu niba atari umwigisha akaba atarihawe nabireke, niba ari umushumba wabyihaye wumva rwose atari ibyo, nafashe hasi. Inama ya kabiri ndayigira abakristo, bigende binanira abantu, ariko niko ijambo ry'Imana ritegeka. Ntabwo itorero rigomba kwikonforma gusa, kwishushanya, kwigira nk'igihe cyose rigezemo. Les saints ne méritent pas le monde et le monde ne le mérite pas. Isi ntigikwiriye ko abera bayibamo, kandi abera ntibakwiriye isi. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na
tuzabura tuzahora turirimba ushimwe mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa mwene data, wowe ubana natwe buri munsi ufata umwanya ugakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Turakwifuriza guhirwa muri byose, Imana guhera umugisha mu byukora. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, nkuko bisanzwe tugenda hirya no hino tubatumiza abakozi w'Imana batandukanye. Ntago muvuga arivuga, ariko arazwi cyane. Ni umukozi w'Imana uzwi n'abantu benshi cyane nka diaspora, muramuzi. Reka tumuhe ikaze kugira ngo asuhuze abadukurikiye ko n'ubwa mbere aje kuri Iron TV, hanyuma bibwire twinjire ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi. Pastor, ni karibu cyane. Murakoze cyane. Nitwa Pastor Michel Zigirinshuti, ku batanzi nyine ngo ariko nibwira ko arabari basigaje wenda kumenya kumbona. Amazina nayo ngayo, ndi umukozi w'Imana nakiriye agakiza mu itorero rya Pentecote ADPR mu 1979. Ndi umupastori muri iri torero mu 2015 none kane kugeza uno munsi wa none ndacyari umukristo kandi ndacyari muri iyo torero. Imana ibamugisha. Base ngira ngo tudatinze muri byinshi nuko bitatwahuranya, twifuje ko hari ikiganiro twagirana, navuga ngo kifasha bugingo. Hanyuma ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese hari igihe na kimwe itorero rishobora kugiramo rigasa nacyo, cyangwa rifite umwihariko waryo utagira aho uhurira n'ibihe dutambukamo muri iyi si. Iyi niyo nsanganyamatsiko ushaka ko tuganiraho uyu munsi. Murakoze cyane. Kandi rwose ndumva iyo topic nyishimye cyane. Iyo nsanganyamatsiko ndayishimye cyane kuko turi mu gihe nyine abantu bakwiriye kubisobanukirwa bakamenya neza. Waje ikibazo ngo mbese hari igihe na kimwe itorero rishobora kugera muri gasa nacyo, ngo cyangwa rifite umwihariko waryo utagira aho uhurira n'ibihe dutambukamo mu isi. Itorero mbazisobanurira ijambo itorero bwaryo, kuko ntabwo nasubiza iki kibazo ntasobanurira iryo jambo itorero. Itorero bisobanura mu ndimi z'amahanga ecclesia. Iryo jambo ecclesia ririmo abiri, ek na lesia mu Kigiriki. Iryo jambo risobanura abantu batoranijwe mu bandi bagashyirwa kwabo, mise à part, bagashyirwa ukwabo hariya kugira ngo babe abuwo ubatoranije. Nicyo ecclesia bisobanura. Ni naho mu Gifaransa hava ijambo église, ni naho hava ijambo mu Kinyarwanda kiliziya. Ubwo iryo jambo kiza riva kuri ecclesia. Noneho naho niho bijya guhura n'ibyitwa ecclesiastique, bisobanura umubwiriza cyangwa kubwiriza. Abo bantu iyo barobanuwe mu bandi bagashyirwa ukwabo ngo baba buwo gusa, baba bahindutse umunyago we, abo yicunguriye, amaronko ye. Bibiliya ibita ukuntu gutandukanye. Niki jambo itorero bisobanura. Iyo turegera ijambo gutoranywa, gutoranya mu ndimi z'amahanga, dushobora gusanga rivugitse ukuntu kwajya kuba nka butatu, uburyo nka butatu. Urugero, election, élire, kuno gutora. Yego, iyo dutora burya turi mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu, y'abadepite, y'abayobozi b'imirenge, y'abamasibo gutya, y'amatora yose dukora. Tuba turi muri election, ntabwo tuba turimo dukora ecclesia. Ashwe
turi muri election. Hakaba n'ikindi bita selection. Selection ko ni uguhitamwo abantu ugira ngo ugire icyo baje ari benshi bagira ngo bagire icyo bahabwa bakora cyangwa bakorerwa. Urugero, iyo hatambutse appel d'offre, ibi bintu by'umwanya y'akazi, uzi ko handika benshi basaba, hiyandikisha benshi bashaka bapiganirwa iyo poste, iyo myanya, bagerayo bakaba selecting, bakabatoranya. Urumva iyo ni selection. Iyo maze kubatoranya, abatoranijwe bajya mu bizamini twita écrit, examen écrit, ibizamini byanditse, bagakora. Wenda bakoze ari 800, urumva bagera nk'ibihumbi 3, batoranya 800 bari bakora ikizamini cyanditse. Mu cyanditse nacyo kikajonjura, aba bayi selected batoranijwemo bakajya gukora icyo bita interview. Interview nayo ikajugunya abandi, ikarujita abandi bakagenda, hagasigara bake bagena. Urumva ni selection yagiye iba from there ahangaha na hariya. Urumva ni ijambo ribaye rya kabiri rigenanye no gutoranya abantu. Hako icyo twita choisir. Choisir byo no guhitamo. Ni guhitamo ryo turikoreshe wenda mu gihe umuhungu ashaka umufiance. Yabonye abakobwa benshi, yatoranye bambe yiganye n'abakobwa benshi, yabanye na benshi, ariko mpisemo ahisemo. Aya magambo yose urumva nta harimo guhurira na kwa gutura nko kwitorera. Haleluya. Kwa gutura nko kwitorera. Fungo na jambo rukwaryo rero rifite umwihariko waryo. Nta wafata gutora nko kwitorero kwarijyanye no gutora umufiance, umugeni. Nubwo mu byahishuwe byenda kubihuza buryo. Yemwe no mu Efeso 5 yenda guhuza uko umufiance, uko umukwe atoranya umugeni nuko Kristo yadutoranije. Ariko ndaza kuhagera wenda nyuma tujya gusoza. Itorero rero nongeye ndivuge mu butayu, byo bita itorero ryo mu butayu. Burera torero Mose yayoboye kuva muri Egiputa hose kuza kugera i Kanani. Nubwo atarigejeje Kanani, ariko yarigejeje ku mupaka, kuko barashigaje inganda imwe bakambuka, ariyo bita Ishitimu. Hariya hose yabayoboye ni itorero yarayoboye, ayoboriye Kristo ryo mu butayu. Niko ryitwa. Rifite amabwiriza rero, yaretse amabwiriza turi burirebereho byinshi mu gutoranywa no mu mabwiriza yabarebaga kubigeranye no kutivanga, no kutiyanduza, no kutagendana n'ibihe bari gucamo n'ibihe baciyemo. Mwama dufashe cyane. Amina. Iyo tuvuye mu isezerano rya kera tugera muri shya, mu by'ukuri muri shya ni Kristo usimbuye Mose, agasimbura n'ubutambyi n'abatambyi, barabyumva. Ariko itorero barikomeje kuba iryo ngiryo nyine. Yego. Ahangahe icyo Kristo akora ni iki? Ni uguhindura isezerano rya kera akarihinduza irishya. Kuko mu Heburayo handitse ngo rya kera ryagaragaje umumaro muke waryo n'intege zaryo. Iri rero impamvu ryagize imbaraga nuko haleluya, nuko ryaje mu mutambyi uyitamba nk'igitambo. Yego. Kandi ugakaba n'ihema. Yego. Akaba n'umutambyi yakoze byombi. Yabaye ihema ryo gutambiramo, ari wo mubiri we. Aba n'umutambyi ari ubwe. Aba n'igitambo. Bana shimwe. Aha rero nimvuga itorero ndaza kuvuga iryo mu butayu, mvuge n'iringiri, mvuga kuri icyo kibazo nyine wambajije. Pasi tukira aho ngaho. Yego. Turi ku itorero, niyo mpamvu mubanze kudusobanura itorero muri rusange iryari ryo n'uburyo bitandukanye. Noneho hariho iri n'itorero tujya twumva nk'itorero ry'igihugu, hakaza itorero rirebana n'intore zibyina. Ibyo urabitandukanya gute n'itorero na ecclesia? Urakoze cyane. Impamvu aho bitandukanira nuko ecclesia ubona abantu bahamagarirwa kwera. Kwera mu ngeso, kwera mu mico. Urubyumva? Aho bivuga ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera, namwe ariko muba abera mu ngeso zanyu zose.
amen Amen. aho bitandukana rero niba umuntu atoranyije abantu b'intore bo guhamiriza kuva muri 76 kuzamuka narahamirizaga jewe warabyinnye narabyinnye maze wabyinnye nanabaye n'umutwaro ahubwo waryo iye w'intore rwose nzigenda imbere uvuze guhamiriza ngira n'ibyivugo nivugaga mbere yaryo ariko ntabwo ntari umwanya wo kubivuga urumva kandi rwose uwo murimo mu gihe cyawo nawo ukoze neza tukamvuge ko nawo ukoze neza nubwo nta bihembo utanga hanyuma iri toro ry'igihugu naryo buriya ryahozeho kuva kera mu mateka nuko wenda abantu b'abana batabizi ariko ryabagaho kuko niryo ryari ishuri niho abana bigiraga umuco niho bigiraga imigani ibisigo ibyivugo amahamba y'inka n'ibindi babyumva itoro mu by'ukuri iri mu rebe ry'igihugu niyo ryari ishuri icyo gihe babyumva ryari ishuri kuko ryarimo indatwa niho habaga indatwa ku buryo biga ibirebana n'umuco w'igihugu naho amashuri aziye abazungu bayazanye abo bana batoranijwe abari bahaga amahirwe yambere kujya gute yo kujya kwiga ikibazo nuko iminsi n'imitindi ab'icyo gihe bagiye batuvamo bagenda ariko hasigaye bake ntavuga kuko ntari mu mateka y'igihugu ndi mu mvuga y'itorero ari bake nzi rwose ntavuga ubwo rero urumva ko itandukaniro rigize intore zihamiriza n'itorero nk'umutwe w'igihugu bitaho bitandukanye Ecclesia nuko Ecclesia bo nabahamagarirwa kwezwa bo ibyabo n'iby'ijuru ni ibintu byo mu ijuru ni ukuba b'Imana ni ukuba indonke z'Imana ni ukuba amaronko y'Imana ni ukuba ab'Imana gusa naho bitandukaniye gusa bakera mu kwera mu ngeso narigeze ahantu nshaka gusobanura noneho icyo bita itorero mu buryo bw'amazina n'ukuntu baryita icyo kintu kandi gikunda kujijisha abantu mu kanya uzi wanjye urambwira uti ko ngeze munsi y'urusengero yego nanjye kandi nkuyobora nshobora kukubwira ngo uraza nugera hafi y'urusengero rw'itorero rya ADEPR Batsinda uraba wahageze iyo mvuze itorero rya ADEPR Batsinda mba mvuze itorero turimo kuvuga ako kantu cyangwa mba mvuze urusengero rw'Abatsinda wabyibutse aho ngaho donc ndashaka kuvuga icyangaho ndashaka kuvuga itorero nk'urusengero si urusengero turimo kuvuga aha ngaha aha ntabwo turimo kuvuga urusengero nta nubwo tuvuga izina ry'idini ADEPR Anglikani EPR Methodiste Adventiste komsa n'andi yose sibyo turimo kuvuga ahubwo aha ngaha ndimo ndavuga abera bejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu bababarirwa ibyaha bacunguriwe Imana abo rero abo wumva mvuze bashobora kuba mu ngeri zose z'amatorero mu ngeri zose z'amadini mu nsengero zose aho hantu bahaba nsubiremo Kristo Yesu ashobora kuzakura umugeni aho hose nabisobanuye mu minsi yashize ubwo nasobanura ibyo bita Église invisible et visible. Église visible ni aya matoro nyine tubona, visible bisobanura amatoro aboneka. Na aya matoro tubona n'izingiro tubona ayo yose nari mvuze uciye ku byicaro byaho afite insengero uva kutambutse ku itoro runaka. Byitwa visible rero kuko ari abantu babona. Ariko muri ayo yose abantu babona hakabamwo invisible, iritaboneka, utabonesha amaso, ntirigira icyicaro aha n'aha. Mana ishimwe. Amina. Iryo ntirigira icyicaro aha n'aha. Yego, iryo rero tuvuze niryo tagomba kwikonforma. Conforme no kwishushanya cyangwa kwisanisha. Ntirigomba kwisanisha, ntirigomba gusa n'ibihe bibaye ibyo byose. Rigomba kugenzura ko igihe kije
kitarimo kuryanduriza ukwera, kitaryanduriza ubwere. Amen. amen. Igihe kije ikigomba kuryanduriza ubwere. Ngiye guha urugero, sibyo? Ubwoko bw'Imana igihe bwari mu bunyage, ubwo nagiye mu itorero rya kera ryo mu butayu. Uzi ko hari igihe babaye muri Egiputa, ariko hari n'igihe babaye i Babuloni. Abanteze amatwi bakurikira neza aha ngaha, kuko abantu bagiye bitiranya Egiputa na Babuloni. No, ntabwo ariko biri. Egiputa bagiyeyo ku bushake bwabo, ntabwo banyazwe, ntibagiye ari iminyago, ntibagiye ari ingaruzwa muheto, bagiyeyo ku bushake bwabo, basanzeyo Yosefu. Itangiriro ibice 41 na 2 na 3 na 5. bo barijyanye bagenda basanze Yosefu, ari Yosefu wabatumyeho. Tanzike i Babuloni ho baranyazwe. Nebukadinezari umwami wa Babuloni yaraje bakura bambiye Yerusalemu, abajyanaho iminyago. Abo bitare noble, imfura, abatambyi bose barajyana, kandi bagomba kumara imyaka 70. Aho hantu bagezeyo, Imana yahise ifata abantu babiri muri bo, ibashinga inshingano ebyiri zitandukanye. Yahise ifata Nehemiya imushyira yitwa Shushani, kugira ngo akorere amafaranga mu gihe cyo kuzagaruka i Yerusalemu, basana Yerusalemu, azaza ashaka gutera inkunga mu buryo buri financier. Haleluya, amen. Ezira wimushinga gukurikirana yo nakwita les cellules, amatsinda y'amasengesho yabo, akurikirane kwa Rubeni, kwa Zabuloni, kwa Nafutali, kwa Simiyoni, kwa Lewi, kwa Dani, gutyo buri muryango ukurikirana. Cyane cyane icyo gihe cyari kigamijwe n'iki? Ni ukugira ngo bazajye kurinda bava i Babuloni batariyanduje. Imana ishimwe, batariyanduje. Urumva kandi ko batariyanduje. Kwiyanduza ubwo n'ijambo mu by'ukuri rihanitse riremereye. Batarisanishije nabi i Babuloni, bataranduye imico yaho, yego, batarafashe ingeso zaho. Imana dufashe cyane. None pase yawungiza akabazo, babagabanyije mu miryango ari cyo bashaka kubarinda. None iyo tubonye ibintu byabereye binorohe, oya kugabanya mu muryango byo icyo bashaka kubarinda, ariko binorohe kubayobora, kuba guidinga, nka decentralisation. Yego, nibura Ezra n'abasuye kwa Rubeni, abasure azimuri kwa Rubeni, kandi ikindi byari korohereza kwari kugira ngo bizorohe, kuko myaka 70 bazamarayo. Itegeko ryari uko bazajya kuzamuka banababaruye ngo barebe ko hari abaguye cyangwa basigaye. Ubwo rero kubabarura Ezra yababaruye mu buryo bw'umuryango par umuryango. Ikibazo naringizemo aho, ese bari i Babuloni muri biriya bihe Nebukadinezari yafataga kiriya gishushanyo akagitereka, ntabwo berekana Saduraka, Meshaki na Abednego, na Daniel ntavugwamo, ariko bakerekana umwami ategeka ko cyubararirwa n'abantu bose. Ikibazo rero ngizemo, ese Abisirayeli baracyubarariye kuko bavugwa kabiri? Daniel yaracyubarariye ko bavuga batatu bonyine? Ntawe cyubarariye ahubwo muri bo bose, ntawe. Ko Bibiliya sitabivuga. None impamvu bitabivuga ikavuga bariya, nuko ari bo barobanuye ngo bajyeyo. Donc reka mvuge ngo ubuse turi mu Rwanda rw'Abanyarwanda twese, sibyo? Ariko bashobora kugira Abanyarwanda bake bavugwa kubera ibintu runaka byababayeho. Bubashye Imana mu buryo runaka, birinze mu buryo runaka, sibyo? Bari ahantu mu bukwe bw'abantu 1000 wenda 3 cyangwa 1000, abo rero bonyine batanywa inzoga, bakandika abo rero batazinyoye. Uricyo tuvuga ngabo, bakarobandika. Noneho bari nabo rero kiriya gihe itorero ry'icyo gihe ari bo Bisiraheli, ntago wubarariye igishushanyo, ntibakiramije bose, ariko harimo bakiramije nkabo basi kuba ari abantu bari benshi n'ubute bagomera umwana. Ibishushanyo n'ibigirwamana baramije ntago ari biriya, si kiriya. Nemera ko mu minsi bamazeyo hari nk'abayobye,
harimo abiyanduje baranyishushanya igirwamana bimwe byaho urabyumva ariko nabo bagahura n'impuguro za wa wundi bashinzwe ari wende Ezira n'abatambyi kuko abatambyi bakomeje gukora ubutambyi bwabo ntibabuhagaritse urabyumva neza ariko nabikibabaje harimo abiyanduje mu batambyi bumva ikintu kibabaje kandi Yesaya yari yabihanuye na Yeremiya subiramo ko nibagire bazirinda ariko harimo abiyanduje icyo nakubwira nuko ntabwo hariye cyagishanyo kiramywa ntabwo aricyo baguye imbere haramije ibindi byaho nta rundi amazina yabyo ikindi bakoze harimo bashatse abagore b'abanyamahanga akazi baho ko Bibiliya itabivuga pastor kivuga Saduraka Meshaki na Abedenego aho nanagize ikibazo kuri Daniel nagusobanurira impamvu ko Bibiliya ishobora guhita irobanura nk'abantu bagaragaje ubutwari cyo nashatse kubwira nk'ubu nshobora gusomera ijambo hano mu byayishuwe sibyo kandi nari kuhagera ariko utumye njyayo none ahangaha sibyo iri jambo riri mu byayishuwe igice cyaho cya 3 umurongo wa 4 icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagenda nanjye bambaye imyenda yo kubikwiriye ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo ayo mazina make niyo vugwa ahantu nk'ariya buri gihe bareba bamwe ababaye intwari cyane uko abo ngabo uvuze ntabwo ubutwari bwabo bwabaye gusa mu muri cya gihe cyo kuramya kiriya gishushanyo oya ndetse ntabwo uzi ko hari ahandi noneho bariya basore birinze ku ishuri ntibemere kurya ibyo kurya abandi banyeshuri baryaga niko biri tubwira Daniel agambira umutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ubwami we na bene se abo kandi niba Imana yagendereye ibasha kubahishurira iki zanzuza umwami yari yarose icyo rero njye nabazaga ni abiseri bose none muri rusange nagisobanuye ntabwo bubigeze baramije kira gishushanyo umwami yaremye nabwo ko bagiye bagwa imbere y'ibindi bigirwamana ariko sicyo twakomeje noneho rero naye njye mvuga kuntu ubwoko bw'Imana bwirinze urabyumva bakirinda mu gihugu bari barimo bagahagara neza kandi kubw'inama za Nehemiya iyo tubisomye muri Ezira igice cya 10 tumuca gusoma iryo jambo kuko iyo tuganira nk'uko nguko tuba dukwiye no gukoresha imirongo kugira ngo abantu babyumve igitabo cya Ezira ibice bya 10 umurongo wa 11 igice umurongo wa 11 haravuga ngo reka mpere ku wa 10 maze Ezira arahaguruka arababwira ati mwaracumuye mushaka abagore b'abanyamahangakazi mwongerera Abisirayeli icyaha none nimwaturira Uwiteka Imana y'abasogokuruza mukore ibyo ishaka mwitandukanye n'abanyamahanga bo mu gihugu n'abagore b'abanyamahangakazi Imana ishimwe cyane urumva ngaha arimo arabasaba kwitandukanya n'abagore baho kandi ababashatse bakitandukanya nabo no muri Nehemiya igice cya 9 umurongo wa 2 iryo jambo rirahari aravuga ngo nuko ku munsi wa 24 wo muri uko kwezi Abisirayeli bateranira kwiriza ubusa bambara ibigunira bitera n'umukungugu urubyaro rw'Abisirayeli bitandukanye n'abanyamahanga barahagarara batura ibyaha byabo no gucumura kwa basekuruza bahagarara ukwabo bamara igice cya 4 cy'umunsi basoma mu gitabo cy'amategeko y'Uwiteka Imana yabo n'ikindi gice cya 4 cy'umunsi batura ibyaha byabo basenga Uwiteka Imana yabo izo bazi igice cya 4 cy'umunsi ubwo ni sanga ngaho mbarira amasa ubundi munsi ntagaraya mango gusimeze amasa 12 28 ni 28 ugice cya 4 nangahe ubwo na amasa 6 kwitugabanya na 4 bamaze amasaha rangahe 6 basoma igitabo cy'iki cy'amategeko n'amateka bamara na 6 biyeza ubwo bamaze 12 y'umunsi barataha urumva biyeza iki ko bifatanyije n'abanyamahanga bagashaka abagore baho bene data aha ndashaka kuvuga ikintu bigende binanira abantu ariko niko ijambo ry'Imana ritegeka ntabwo itorero rigomba kwikonforma gusa kwishushanya kwigira nk'igihe cyose rigezemo ntabwo ari byiza
icyo gihe twaba tugaragaye nkaho ntaho duhuriye bambe dutandukaniye nabo tumeze nk'abo turi bamwe. Ariko niba wadutoranije yaratugize abe akatugira umunyago we akadushyira ku ruhande, maze iminsi ntekereza kuri ya jambo rivuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye igisirikare. uretse ntukamare gufatwa utangire kuwuncungisha. Urabona, reba abaturage bagize igihugu, sibyo? Ubwo tugaragara ku gihugu cyacu cyatubyaye kuri cyo turimo. Ibaze gutoranyamo umuntu witwa umusirikare, gutoranyamo umusirikare recruitment, sibyo? Ibaza amakosi yose anyuramo, ariko burya yarangije yagezemo rwose nawe baramubwira ati ubuzima bwawe bwose ubutubaze. Mana shimwe, uzaza ubutubaza isogisi, mushwari, agapfukamunwa, ikintu cyose. Ntiwemere kugira ibindi wowe wifashaho, ntukagire ibifashaho, ntukagire witekerezaho. Turakwita ariko nawe utubere iki? Umusirikare. Tukakumve rero aha n'aha mu Ruyama, mu Kigage, gusogonye, tukakumve mu ikarita, mu Gisoro, cya bintu byose by'urugomo umuntu bajyamo. Biyari nta musirikare wabijyamo nijoro. Biyari si umukino. Wabona umusirikare yaba yambaye sivile cyangwa umwenda w'igisirikare, bishoboka. Bivuga ngo umusirikare buriya yirinda, igisirikare kiramurinda, yaba yambaye umwenda wacyo, yaba yanawukuyeho. Yego, iyo ukuyemo bimworohera kugira amanyanga yakora, ariko mu by'ukuri wambaye abura umusirikare ibindi, sibyo? Urebye rero n'abantu Imana itoranya ibishaka ko babaho gutyo. Aguze paze, igisirikare cy'ijuru cyo hari igihe kigeraho kikavanamo umwenda, kirabyemerewe. Aho kirabyemereze nyine. Kandi biravuga ngo yambura umwenda atashye avuye ku rugamba, ntamere ucyambura umwenda agiye ku rugamba, ntamere nk'uwe mbona. Andura mwenda urakaze. Natwe rero Kristo yaratubanuye adutangiza kuba abera b'Imana. Tugomba kugenda nk'uko yagenda. Kugira ngo ubanze dusobanaka kandi nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo. Ni ibi iby'ubugingo ni ubu buzima, ubuzima bwa hano actuel, situation tubayemo hano muri ubu buzima ni situation duhura n'ibyo bita crise économique. Yego, ihungabana ry'iki ry'ubukungu duhura nabwo. Yes, tugahura n'inzara itewe no kurumbya. Nk'ubu hariho izuba ririho ryinshi, inzara pe, abantu bariyibona mu gihe kiri imbere, irahishyimbo bigeze n'ibindi byose. Ibi byose n'ibindi ntavuze, kuzamuka kw'amafaranga, kugwa kwayo, ubukene, ihindagurika ry'ibihe. Umusirikare wa Kristo, donc uwo Yesu yatorera akamushyira ukwe, abagomba muri byose kugenda yibwira ngo ibyo byose uwandobanuye, uwantoranije, niwe uzamenya uko nzabaho. Mu gihe abandi bo ni nk'ibisazo. Ubu ngubu abantu bahagaritse umutima, bapanutse, kandi abapanitse bose bagize panike, barimo barishakira inzira. Muri uko kwishakira inzira harimo abazagira amanyanga bariganya, harimo abazariganya banki. Ni urugero, urabyumva? Hari abazariganya banki baturuka n'imyenda bagujije, hari abazariganya inshuti zabo ababagurije. Donc hazabaho abantu bazakura amanyanga menshi. Hariho abaziba noneho kwiba, gukora mu mufuka no kumena amazu. Mbese abantu bateye ubwoba n'ubuzima. Ariko aho ngaho abera ab'Imana yatoranije bagombye kumenya yuko bazabaho tu. Baze uri muri huta, ndashaka ko abantu tuza kuhashyika neza kugira ngo udusobanurire umuntu witwa itorero muri iki gihe agomba kubaho. Ndashaka ko baza kuduha ishusho nk'uko wari watangiye bitubwiye, ishusho y'itorero rya Isiraheli riva muri Egiputa mu butayu ryanyuzemo. Ariko nari bahaye niziye kondisiyo bahawe, reka nziguhe si wese watumaga ntahagera. Navuze ngo bari Babuloni ubwaho Daniel yagambiriye kutiyandurisha iby'isi. Kadusome ijambo riri mu Kuva ibice 22. Ayo makondisiyo washakaga nyabashye, abazanirwa kuyumvira bizabibareba, ariko nibura twavuze twababwiye. 22:30 haravuga ngo
kandi muzambere, ntabwo ari muzambera, kandi muzambera bera. Nicyo gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo ku gasozi, mujye mukijugunyira imbwa. Muzambere abera. Kuba bera birimo uburyo bwinshi. Babwumvise kudashaka n'abanyamahanga kazi, kutabashakamo, ibyo byose ni amabwiriza yakomeje kandi bagiye bagerageza kuyubaha, ariko hari n'abandi yananiye. Irindi ndi mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, rwandiko rwa mbere rwa Petero, ubwo mba nafashe iyo mirongo yombi ngo abantu bumve ko mfashe mu isezerano rya kera no muri shya. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. Mvuga uwo murongo uvuga wa 15 uravuga ngo ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ari ko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzambera bera nk'uko ndi uwera. Ngiyo kondisiyo ni ukuba abera mu ngeso, mu mice, mu myifatire, bose bakababera. Bari Babuloni nabivuzeho rero, bari muri Egiputa nabwo nabivuze, urabyumva. mu butayu nyine ntuvuga Ezekiel 20. Imana yabayoboye ite mu butayu? Kubayobora uvuga no kuhe? Kubayobora batambuka mu butayu bajya i Kanani. Nyine kubayobora ni gute? Ubu ndimo ndavuga muri urwo rugendo bari barimo. Ese bivangaga n'andi mahanga mu nzira bagenda mu, ese hari ahantu bakatiye, ese bahoraga bagenda uko babonye? Urakoze cyane. Bahaguruka muri Egiputa, Bibiri tubwira ko hari abanyamahanga b'ikivange babagiyemo, kandi abo nibo batangiye kubacumuza ku Uwiteka, nabo batangiye kubibagiza Imana, nabo batangiye kubigisha kuyitotombera. Ikintu cyarambabaje cyane, kuko Bibiri tubwira yuko abari babarimo nibo baboshyaga, kavuga ngo uri mubwire Imana igiye gukena gutya na gutya, nimuyibwire ikora ibi n'ibi, nimuyibwire ibaho ibi n'ibi n'ibi. Icyo kintu gituma batangira gucumura ku Uwiteka, bacumujwe n'abanyamahanga ikivange cyari kibarimo. None uwo munsi umwe rero Imana itegeka kwivangura. Hari umunsi yabitegetse, aravuga ati uyu munsi ndashaka ko uyu munsi mwivangura n'abanyamahanga y'ikivange babajemo. Byabayeho rwose. Kandebe igice cya 11 cyo kubara. Urumva ngiye gusoma umugambo ahari wumve. Ndasoma umurongo wa mbere. Ubwo bwoko buritotomba, Uwiteka yumva ko ari bibi, abyumvise uburakari bwe burakongezwa, umuriro w'Uwiteka wicana muri bo, ukongora abo kwizo ry'amagando yabo y'ingando, ukongora abo kwizo y'iki y'ingando zabo, ariyo magando yabo. Abantu batakira Mose asenga Uwiteka, uwo muriro urazima. Mumbaje ko yabayoboraga umuriro ntuzimye, aho hantu bahita Tabera, kuko umuriro w'Uwiteka wicanye muri bo. Umva kane rero, abanyamahanga y'ikivange bari hagati y'Abisirayeli batangira kwifuza. Abisirayeli nabo bongera kurira, baravuga bati ntuzaduhe inyama zo kurya. Bitewe n'iki? Abanyamahanga bo muri bo ikivange bifuje Abisirayeli bati akusuko ko wamugane nawe rero Mana ukwiye kuduha iki inyama zo kurya. Uyu munsi wa none iyo ngenzuye ivugabutumwa nakoze, impuguro nahuguye mu byiciro bitandukanye, iyo nkurikije uko nagiye numva abantu baturira Imana nanjye banyaturira, usanga abantu benshi bacumuzwa iyo biriranywe cyangwa iyo batsiritanye imibiri n'abapagani. Le nombre, umubare munini. Abera banduzwa, amagambo bavuga, banduzwa mwirari bararikiye, banduzwa iyo baneguranye, banduzwa iyo bicaranye cyane n'abanyabyaha. Niyo mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi ya mbere ngo iki? Hahirwa umuntu utagendera, udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, ndetse akayibwira ku manywa na nijoro. Uwiteka y'ubuye bwoko bwe gutyo, ababwira ko batagomba kwivanga nabo. None pasi tukiri aho ngaho ikibazo mfite, Abisirayeli urabona ko bari kumwe n'ikivange cy'amahanga menshi. Ikibazo cya mbere, ese bari babizi ko abo ngabo ari abanyamahanga? Ntibahagurukanye babareba. Ikibazo cya kabiri, iyo ngisubize bahagurukanye babareba. Urumva
hari amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu gice cya 15 cy'itangiriro. Urumva? Erega Bibiliya nta kibitaravuze bene data, ikibazo ni ukuyigisha nabi. Cyangwa se kutayimenya. Igice cya 15 mvuga ukuntu havuga ku 12. Cyangwa ngire hepfo gato ndashaka kugera hano. Ku kirengarenga Aburahamu arasinzira buticura ubwo butewe n'umwijima wicura burinde buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza ko urubyaro rwawe ruzabashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400. Urayumvise? Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi, ariko weho uzasanga abasokuruza amahoro uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazagiyeho nibwo buzagaruka inaha, kuko gukiranirwa kwabo muri kutaruzura. Ubwa nyuma bazavayo bavanyeyo iki? Ubutunzi bwinshi. Iryo sezerano ryasohoye umunsi abana b'imfura bapfa n'uruza rw'amatungo, noneho abantu bakajya kwisabira Farawo ubwe ngo narekure Abisiraheli. Hari impano rero babahaye burya. Hari impano babahaye ibyungo by'izahabu, amacumu y'izahabu runa, ibintu byose bihenze. Icyo gihe babibahaga rero harimo hasohora ijambo rivuga ngo bazava bavanye iki? Ubutunzi bwinshi. Noneho iyo tugeze mu gitabo cyo Kuva, urabyumva, tubona yuko muri icyo gihe Mose yari agiye kureba Farawo ngo amubwire ngo narekure abantu be. Ndashaka ko dusoma aho hantu. Urumva? Mu gice cya 6 ku murongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Vuga ngo hari imbaraga zakoze kugira ngo Farawo arekure iki? Abisiraheli. Noneho mu by'ukuri abanyamahanga bavuye muri Egiputa bakurikira Isiraheli bari barambiwe ubuyobozi bwa Farawo. Kubona igihugu cyaterwa cyagira ibyago kizira kutumvira kwe, kubona igihugu cyagwa mu kaga kizira kutumvira kwe. Uziko igihugu cyakubiswe inkoni nyinshi, ntabwo nabizorondora, ni inkoni ibyago 10 byose. Ibikeri, amazi yabaye amaraso, inda, ibibugu, ntimubyibuka se? Umuryamo mu matungo, urubura mu myaka, ibintu byose byakubise Egiputa kubera kutumvira kwa Farawo. Noneho baramwivovotera. Urebye bavuyeyo bavuga bati ibi rwose ntabye, urabona Imana igiye kuduhora Abisiraheli kandi ubireba ntawe. Noneho bajyana nabo. Abisiraheli rero barabibonaga ko bajyanye nabo, kandi ntibari bafite ububasha bwo kubasubizayo. Bumvaga wenda bazagenda bagira gute bajyana mu nzira, ariko ntacyo babatwaye. Ariko biri tubwira ngo iki? Bo abanyamahanga n'abafatikanyije nabo kwitotombera Uwiteka bose barangiriye hehe? Mu nzira. Abanyamahanga bashiriye mu nzira bose, akandagira hese n'Abisiraheli ubwo ntibagezeyo. Maze ikibazo gihari, ariko Kalebu yageze ngo ari umunyamahanga. Iryo jambo ryose ariko n'Abisiraheli benshi baguye mu butayu. Yego. Ubundi Kanani yinjiwemo gusa n'Umwisiraheli umwe witwa Yosuwa. Ndavuga ngo bahagurutse muri Egiputa, na Kalebu mwene Yefune umunyamahanga. Nibutse ko Kalebu uyu nguyu kugira ngo yinjire muri Kanani rinda nagerayo, urabyumva, ngo no kubera uburyo yitwaye neza mu gihe cyo gutata. Hanyuma ari mubazanye inkuru nziza rero. Uwo munsi Imana ibwira Mose ngo Kalebu kuba yahagaze mu kuri, akaza akavuga inkuru nziza yazanye, ntazanye incamugongo, nawe ntazaburi guhabwa Heburoni. Niyo mpamvu yageze rero azi umugabane we. Niyo mpamvu wumvisha wishyuza Yosuwa ngati ahantu hanjye Imana yahanyemereye mbyumva ngo twari Kadeshi y'Ibaroneye. None pasi nongere nkwibutse ko utongeye kugira icyo habaza. Kalebu buriya mu isezerano rya kera ararepresenta, arahagararira abanyamahanga tuzinjira mu ijuru, kandi bene ryo barigenewe batagiyeyo, ari bo Bisirayeli. Wagahagararira Bisirayeli. None iyo twitegereje muri iki gihe muri ya madini wagiye tubwira n'amazina yayo, katubwira ko hose Yesu azakuramo umugeni we. Abo bose bari muri ayo madini ubwo twabita nabo kari itorero? Nyine ni itorero, cyangwa nabo ni abanyamahanga rigaragara. Ni itorero gusa abantu bareba. Erega baraterana nabo, erega baratura,
erega rwashimwa n'abapastori hari akantu wavuze mu kanya uravuga uti ikivange cy'abanyamahanga kigashuka abisirayeli kitotomba nabo bakitotomba urongera uti kandi mu butumwa navuze aho nagiye nsengera abaje ngo masengere numvise ko kandi mbona yuko bacumura mu bapagani ko abantu benshi ahubwo bacumuzwa na bagenzi babo bavuga ngo banye muri ya bagenzi bavuzwe ni bandeze babandi baza mu materaniro bari mu makorari none se guterana ugira ngo guterane buzumpagane kwitwa umpagane nicyo nashaka kumenya rero ntabwo guterana ntibibuza umupagani kuba umupagani no kwitwa we akiri mu rusengero ntumumenya wabyumvise ntabwo umumenya wamenya gute se yicaye hasi acecetse ntakushobora kumumenya ariko tuzamumenya umuntu bicaranye hagurutse uruhande rwe agasiga isakoshi aho ngaho irimo telefoni n'amafaranga nibwo tuzamumenya ntabwo azayihanganira niwumva abantu bataka ngo baribwe mu rusengero baba bibwe n'abandi nta mukristo wiba baba bibwe n'abinjiyeyo erega mperutse ku cyigisho kivuga ngo abakozi b'Imana mu basatani n'abakozi ba satani mu b'Imana barabisobanura bihagije bageramo bate duheho gato ahubwo kandi arakigishije murakireba kuri YouTube oya duheho gato kuri Ayaroni uyu uraza kugikuraho uraza kukireba none se pastor mu by'ukuri wamaze kutwereka itorero iryo ari ryo abantu bahamagaye baratoranwa ubu batoranije bagomba gusa nawe kandi bakayoborwa n'amategeko ye tuve mu itorero rya mbere ry'Abisirayeli tuze mu ryacu ryo muri iki gihe cyacu isezerano rishya nk'umuntu w'umukozi w'Imana umaze igihe kinini cyane muri iri vugabutumwa ufite inararibonye ryinshi mu birebana n'agakiza mu birebana no kwamamaza ubwami bw'Imana haba hagati mu bakozi bagenzi bawe b'abakozi b'Imana yaba mu bakristo iyo witegereje muri iki gihe duhagazemo ubona itorero riri kwitandukanye n'igihe turimo cyangwa se igihe turimo kimaze kurifata rirasa naryo rya rindi navuze ritaboneka ritagaragara utakwerekana rikomeje kwitandukanya n'ibihe turimo ariko irigaragara agaragara ku mazina yayo byararangiye ntacyo babyitayeho ubu ni bibafata iyo musonyerera jambo Paul n'iki Timoteyo akamubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze ngo kandi rwanditseho ku Uwiteka azi abe umva bisobanuye iki umuntu nanjye ndakubajije aho ngaho umva bisobanuye iki mu by'ukuri rwanditseho ku Uwiteka azi byaba biri muri iyi shusho n'ubundi uvuze urakoze cyane ni ukuvuga ngo nubwo bahari benshi ariko n'urufatiro rw'Imana rurahari yego kandi Uwiteka arabazi azabi ikibazo rero ngizemo aho ngaho kindi iryo torero ritagaragara iryo torero ritazwi ridafatika nta shusho waduha kugira ngo abantu baryumve nayibaha kansoma Abaheburayo igice cya 11 ndasoma mpereye ku murongo nibura wa 32 mbonye ariko nahera bikumvikana mbese mvuge kindi iki igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi bahejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane ubwo ndimo kumva abo bandi no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse yego abandi bakicishwa inkoni ntibemeye kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe bicashwaga amabuye abo ni ba Stefano bagakerezwa inkerezo abo ni ba Petero bakageragezwa kwicishwa inkota bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene banyazwe ibyabo bakababazwa bakagirwa nabi 38 nshaka yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo
bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Ndashaka kumvisha kuba uwera w'Imana, ukaba umukristo, yego, kwitandukanya ukirinda, kugera ubwo isi usigaye utagikwiriye kuyibamo, nayo itakigukwiriye. Isi nayo itagukwiriye. Mbega ukagira muri rya Jean Paul avuze ngo les saints ne méritent pas le monde et le monde ne le mérite pas. Isi ntigikwiriye ko abera bayibamo kandi abera ntibakwiriye isi. ubwo ni ukugira kuri wa rwego Paul avuze ngo iby'isi bimbera nk'ibibambwe. Yego. Nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ngiye guha urugero. Ntabwo abera ba Kristo bakwiye kwigana imyambarire iri ku isi. Si imyambarire mvuze, abera b'Imana ntibakwiye kwigana umurimbo uyiriho mu kwirimbisha, bijuteri. Yego, ibintu byose abantu bagenda bihindura, bagahindura amashusho yabo, bagahindura amasura yabo. Ntabwo abera bakwiye kwishushanya nabyo. Ni nako Pawulo yabwiye Abaroma, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Ntabwo abera bakwiye kurya iby'ab'isi barya n'ibyo banywa. Urabona ko mu by'ukuri abantu banyoye inzoga babyita ko ngo ari uburwayi, bagenda babyita uburwayi, none banyoye inzoga. Ariko umukristo azakomeza kuba umukristo. Ko ari benshi bavuga ko ku nzoga nta cyaha kirimo. Ariko se mana yanjye, njye mvuze ko ari icyaha nta bindi, n'ubu nshatse nakureka mu byanditse. Aho Imana yabwiye Mose ngo wowe n'abana bawe ntimuzanywe inzoga, ntimuzayinywe. Base yatwereke ibyo byiza, kuko hari abantu benshi nzi kandi bakomeye b'abapasitoro babihamya ko inzoga kuyinywa ugasinda ari cyo cyaha, ahubwo kuyinywa ntusinde nta cyaha. Uyu mwanya wa none ahangaha reka tubyihorere bigumana babihamije. Ye nikomeze nivugira itorero no kwera kwaryo. Base urabyihoreza kweri, ahubwo zana uwo murongo kugira ngo ubuse ababigira gutyo uwo murongo ntawusomwe. Reka sinye usoma birangiye nyine, ariko abavuga gutyo barawusomye. Umenye ko hari imirongo iri hano muri Bibiliya abantu bagiye baniga bayinigishije ibyo bararikiye. Ndabyibuka Uwiteka abwira Mose ngo ahugure urubyiruko ruzataha muri Kanani. Uzwi ntiyababwiye, yarababwiye ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntimuzabigabanye cyangwa mubyongere, kugira ngo mubone uko mujyanwa mu gihugu mujyamo no kugihindura. Hari ababigabanya rero kubw'indamu zabo, hari n'ababyongera kubw'inyungu zabo. Aho bose bazabibwa na Kristo. Ariko twebwe abera, umukristo azagumya umukristo. Ubundi mu by'ukuri niki cyanywesha ibyo ntakwiriye kunywa? Ni umuti muganga yandikiye niki? Nkwiye kuba umukristo, kandi mu by'ukuri ndabwira abakristo n'ubundi ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Ntiduhora tubiririmba 1:8 ugakima gushimisha Imana. Ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Imana ishimwe cyane. Ngana ku musozo uko ntabwo turi buvuge umunsi wose. Ndashaka kuvuga ku rugero rw'amatorero uko ari 7 muri Aziya. Sibyo? Itorero rya Efeso ryarashimwe ariko riranagaho. Ndashaka kuvuga ibintu bimwe byajemo. Muri Efeso havuzwemo umuhati no kwihangana, urabyumva? Maze bavugwamo ikintu cyitwa kutihanganira abanyangeso mbi. Umukristo muzima wera ujya mu ijuru akwiriye kumva muri watihanganira ingeso mbi z'abanyabyaha. Bibiri twereka yuko ariko Loti yabaye Sodomu, ngo yabagaho yumva atabashije kwihanganira iki ingeso mbi z'abanyabyaha, ngo yarebaga kandi akumva. Niko handitse mu Itangira 19. Ingeso mbi yarebaga akajya ate akumva. Ikindi kirimo ni ukugenzura abiyitaga Abayuda kandi ataribo. Hano muri Efeso, icya gatatu ni ukugenzura abiyitaga iki intumwa kandi atarizo. Mwibutse ko harimo isezerano rishya ejo bundi nyuma y'uko Yesu ajyanwa azamuka mu ijuru. Iri ni itorero rya Efeso. Dukwiye kubaho tuzi, dushobora kuduha ishusho y'itorero ryari ritaboneka, kutihanganira abanyangeso mbi. Cya kabiri, kureba abantu biyita intumwa kandi atarizo. Ubutware itorero ritagaragara rirabufite.
kandi abaririmo uhumure ntibari mu ijuru n'ubundi saba marayika bagenda intara abantu nabo badodesha ipantaro nk'iyi nadodesheje nambaye, nabo barwara amaso bakajya kwivuza bakagura rinete, yego nabo bajya kwa muganga muri consultation, bajya kuri farumasi kugura imiti, kuko bitugereraho kimwe n'uko umubwiriza yanditse, byose bitugeraho, ariko uko twifata iyo bitugezeho niko gutandukanye. Imana ishimwe cyane. Reka muri iki gihe kuri Simuruna babwiwe ko bari mu bukene, ariko muri ubwo bukene urabyumva neza, bashimwa ko bihangana muri bwo. Umukristo umukiranutsi wo muri iri torero agomba kubasha kwihanganira iki? Ubukene. Yanzira navugaga bwa bukene uramutse buje, yego ifaranga ryaguye, ubukungu bwifashe nabi, umukiranutsi agomba kubyihanganamo. Kwihangana ngize mbisobanura, hari kwihangana kwa resiste, kwihangana kwa perseverance no kwihangana kwa patiente. Kose ro gukurakora ku umukiranutsi kose abagufite kuba kwihangana bya patiente yo gutegereza, kwihangana kwa perseverance gushinyiriza, resistance ariko kunamba kunoga. Imana ishimwe cyane. Ikindi Simuruna yahuye nacyo ni ugukiranuka ikageza ku gupfa, aribyo bikwiriye torero ry'ubungubu nakubwiye ritagaragara. Icya gatatu cya Simuruna ni ugutukwa n'abita abayuda. Ashaka kubwira ko abo bantu baratukwa, abo bantu barangwa, abo bantu barasuzugurwa. Ibi biravuga, Paulo yabyanditse aravuga ngo basigaye batangazwa nuko tudafatanya nabo gukora ibi mu ngeso zabo, maze bakaturenganya. Buri gihe udafatanya n'abantu byanga bikunda barakurenganya. Kamugi itorero rya gatatu ryitwa Perugamo nzahuba ko ariho intebe ya Satani iri, ngo nyamara ikintu ushimira ni ugukomeza gukiranuka. Nubwo turaho intebe ya Satani iri, ariko dukomeje iki? Gukiranuka. Byaturire ritagaragara, ntitugomba kwiyendurisha ibihari. Ikindi, mu gihe bamwe bo bahanga Perugamo ngo bakomeje inyigisho z'uwitwa Baramu wigishije Baraki wigishije Baramu kurya intonorano, harimo n'inyigisho za Nikola, ibyo bita Nikolawo. Abantu bihanganye ntibazakira. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mu gice cyaho cya kabiri umurongo 24 haravuga ngo ndabashimira mwebwe musigaye. Amen. Reka amasomo aho hantu hariho abasigaye bake batuwatira. Ngize kuri tuwatirwa ngubwo mbanza byo kuri tuwatira bagawe kwemerera Yezebeli kwigisha ubusambanyi no kurya inyama zaterekerejwe, kuko Yezebeli niyo nyigisho yari afite, niyo doctrine yari afite, kwigisha ubusambanyi, kubigiramo ubuhanga. Ntabwo nzi ko mubizi, ariko muri no minsi hari abantu bamwe batanga iryo somo, kugira ngo abasambanyi yindi bashimisha abasambanya. Ibyo birababaje mu kumva byabaho. None ikindi rero bene data, uzi ko umuntu yumva atewe impungenge no kubona ibintu abana b'abakobwa batari bazi, ba nyina bashatse batari banabimenya, kandi nyamara ntibyabujije kubaka ingo zabo, bageze mu ngo babaye abagore bazima b'imitima. Aribyo ndavuga ba mama n'abanyagukuru, sibyo? Kandi ntabyo bari bazi. Umwana yabiganirizwaga na nyina kandi akabwanza nuko yakuze. None ko bigiye kubisomurikirwa mu mashuri, umwana w'umukobwa akabyumvira muri primaire ku myaka 7 akazamuka bizi, akajya n'umusore bose babizi. Ngiye icyo nzi muri pedagogie nuko ngo connaissance umuntu arayigira. Babyumva neza, na intelligence niyo avana mu ishuri. Rero iyo umuntu amaze kugira ibyo amenyeshwa mu mutwe arishakashakira. Ubushakashatsi muzaryo uzabyara rero kangiye kubipima ndebe, sibyo? Niba umuntu afite connaissance muri we, igisigaye ari ubushakashatsi, arashakashaka. Rero biroroshye gufata ikigero cya ba mama na ba masenge na ba nyugukuru babayeho, umuntu akayendagira
abe nk'umatara ndamenya naho umwana anyura avuka. None bibaye isomo. Niba isomo uri umwana ararikurikira mu ishuri ari teori, riri teorike, sibyo? Ariko arakenera iki? Tangira kuri pratique. Umwana yiga machine ari teori, akajya muri pratique mu kanya. Abana baziga ibintu bazakurira pratique hehe? Bazayikoreshwa nande? Niyo mpamvu ujya kumva kuko batekereje kuri pratique, uwo mwanya agahita bateganya noneho no kuzakuramo iki inda. Wabyumvise ubwo? Kuko aravuga ati ibyo byose abana bazamenya ibi bintu bazabikora tu, niba bikora bazasama tu, niba twita havuke abana urujya n'uruza. Uduhanganye n'abangavu baterwa iki inda z'indaro donc zitateguwe. None babangavu kandi barimo barigishwa iby'imibonano, kandi ba nyina bo birindaga ntaho babyize, kandi babaye inkumi barinda bashaka. Hazavamwo iki kwigisha aba bana ibi bintu? Ikibazo gikomeye. Ibi rero n'iby'itorero rya Tuatira ryabwiwe mu gice cyaho cya 2 umurongo 24 avuga ngo ariko mwebwe mwese abasigaye bituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bitubwiru ariko bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikohereza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukazagezaho nzazira. Nshatse kuvuga iki? Ce qui reste, le reste de Tuatira, itorero rya Tuatira hari baki, amen, basigaye batinjiye muri za nyigisho ngo bagende baziteberemo, bishyira ku ruhande. Abo niba babona kubwiye bitwa iritagaragara. Buri munsi ritoro ritagaragara ritanditse ku zina ry'inyubako iririnda ntabwo rigendana n'ibihe bije byose ngo birihindure, bije byose ntabwo ryirohamo. Oya Sarudi twahasomye mu gice cya 3 ku murongo 4 ngo hari baki basigaye barinze iki imyenda yabo ntibiyanduza. Yuri Sarudi kangere kuri Philadelphia barashimwa ko bitondeye ijambo ryo kwihangana. Niko handitse, ubwo witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda igihe kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza bari mu isi bose. Iyo resistance, iyo perseverance Sarudi bambe Philadelphia yagize barimo barabishimira. Mu gusoza Laodikiya ikagawa kudakonja ntinabiri. Ubwo nyine nuko bose kandi nta muzi murimo. Mu nyigisho byahishuwe, yasobanuka byahishuwe. Nasobanuye amatora 7 ariko ntugire ngo nkinje mu uyu munsi. Uzi ko aya matora 7 ubusobanuro bw'abiri buvuga yuko ari ubuzima bw'urugendo rw'umukristo kuva atangira kuzageza ageze mu ijuru. Aho hantu arahanyura. Ariko no buzima cya kabiri bukaba n'ubuzima ngo bw'itoro kuva ritangiye kuzageza ritashye. En fait les 7 églises amatora 7 buryo ni symbole, ni igishushanyo cy'ubuzima bw'itorero yanyuzemo, ririmo kunyuramo, rizanyuramo kugeza ritashye. Turaho Satani ari, turaho niba Satani iri, ariko dukwiye gushimirwa ko turimo kugira ibintu twanga inyigisho zande za Yezebeli. Hari ibintu tugomba kwanga mu izina rya Yesu. Ubusambanyi bureze ntibweze, umva nibwo gusa, umva nibwo bwibereye. Nimushaka kubona ko Yesu ubusambanyi cyane mujye muri ubugambura busabwa buriho. Hari igihe ndibaza ngo ariko ububasha igihugu cyacu Imana yagihaye, ubushobozi Imana yahaye igihugu cyacu, igitsure Imana yari yahaye igihugu, yego urebye umaze guhashya no gukangara, ubu babuze uko bakangara ubwambara busa bw'abari barabibuze. Umuntu yambara ubusa imyanya ye yose y'umubiri igaragara ntihagire igikorwa. Umunsi umwe umukuru w'igihugu Imana imuha umugisha yavuze rimwe gusa ku byerekeranye no kwikuba no kwitukuza no kwangiza uruhu bakoresha iki amavuta.
ntiyabivuze ntabwo mwabyumvaga byahise binakorwaho ntibyakozwe n'ibindi byahita biba ku kanya ahubwo ntibyakozwe rero musenge Imana kugira ngo Imana iduhe igihugu kiyubaha abera bakomeze bubahisha Imana nubwo abandi batabyemera. Faze utumye ngira icyifuzo ndashaka ko tuzaganira ku bihe by'imperuka kubera ko ibi bintu ni ibintu bigenda bigira imbaraga nyinshi cyane muri iki gihe cya none ukibaza kuko je bundi ho numvise ngo hamaze gushyirwaho n'inuza y'ubutinganyi icyicaro cy'ubutinganyi ikigo cyarembe hano Kacyiru ngo niho byabereye kirasinyirwa n'imbuga nkoranyambaga zose barabyandika byose n'ibendera rirazamurwa. Urumva rero igihe turimo ni igihe gikomeye cyane igihe kibi niyo mpamvu nifuza ko hari igihe tuzaganira kwewe n'ibindi Sodomu na Gomora bijya gufatirwa ibyemezo naho byari byageze musoma Itangiriro mu gice cya 18 urasanga avuga ngo no cya 20 icya 18 ubwo gutaka kw'abarega Sodomu ni Gomora kwamaze kuzamuka ukaba kwinshi imbere yanjye mu matwi yanjye ndamanuka ngire nte ndebe kandi bari kubinda bimenya gutaka ko bari Sodomu bataga bavuga iki batakaga ntago bavugaga ubumwe bw'inzoga ntibavugaga amaroza haba mu mudugudu waho bavugaga ubusambanyi bukabije bwatangiye ari sexes opposé yego umugore ku mugabo umukobwa ku musore bufata intera bufata aho umugabo yenda undi mugabo icyo kintu ro cyarakabije kigera ku Mana Imana ituma delegation kureba ko ari byo yavuga ngo nimusanga ari byo ndabimenya kandi ndafata icyemezo ntiyagifashe Sodomu ntiyayitwitse na Gomora ikahahindura ivu umuyonga ako twasubije ijambo ry'Imana rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 kuko ubw'Imana itababariye abamarika bakoze icyaha ahubwo ikabajugunya mu mworera ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindwe gucirwaho iteka kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana no umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'Isodomu ni Gomora yitwitse ikayigira iki ivu ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana ikarokora rero tumukiranutsi haleluya wagiriraga agahinda kenshi ingeso n'inke z'abanyabyaha kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga kandi akumva umwami Imana izi gukiza abayuha bibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa Imana izahana. Hanyuma pase tugeze mu gusoza muri uko gusoza ni ihe nama wagira aba bantu bose bari mu madini atandukanye yego bagiye utwereka ayo mazina yose akatubwira ngo harimo n'itoro rya Kristo kandi ritazwe ni ihe nama ndatanga inama ku bantu babiri kandi wakoze kubikimbajije bwa mbere ndatanga inama kubigisha iyo mvuze abigisha ngaha ubwo mvuze abashumba bungeri bari mbese bashumbye ayo matorero agaragara les églises visibles sibyo niba bwiza abantu ukuri ariko niba nabo bakuzi niba bwiza abantu ukuri kuko bazahura n'akaga gakomeye cyane mu kurimbuka ko abantu bazarimbuka kubera ko batigishwe neza bazabagarukaho bababaza impamvu batababwizaga ukuri kandi na Kristo rero azabababaza buriya sibyo tugomba kumenya ko turagiye umukumbi ariko nyirawo azawutubaza inama ya mbere ntanze nyitanze kubigisha abashumba bashumbye itoro ry'Imana niba babanyakuri bagira ukuri kw'ijambo ry'Imana muri bo mbese batange matsiyeri fatika batange indyo yuzuye amen niba wanyumvise uwo binaniye afashe ibitabo hasi arebe ikindi yakora ajye kwikorera ibindi ukuri kose kandi vure mu iyo nama ndayitanga nk'umuntu ukunda abantu b'Imana nkunda abanyarwanda umuntu uzi ko Imana itamuhamagariye gushumba
ikaba itaramuhamagariye kuba umwigisha, nafashe ibitabo hasi ajye kujya gute, ajye kwikorera kandi kazi. kandi Imana yamuha umugisha no kuri ajya agatangira ka business yagasengeye, Imana yamuha umugisha kuko Imana irambiwe abantu bari mu bintu bitari ibyo yabahamagariye. Mwereke ijambo riri hano muri Yakobo, umva ukuntu rivuga, Yakobo 3. Bene data, ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha, muzi yuko tuzacirwa urubanza rutiza abandi zose. Imanza ziremereye. Donc tanze inama ku bantu bitwa abigisha. Muntu niba atari umwigisha akaba atarihawe nabireke. Niba ari umushumba wabyihaye wumva rwose atari ibye, nafashe hasi. Inama ya kabiri ndayigira abakristo. Iyo mvuze abakristo mvuze icyo kivanye cyose kiba mu rusengero. Abantu nibashake kwera, nibashake kwera, be guhindurwa n'ibihe, nibashake kwera, bere nka Kristo, bagendera mu giso nziza. Pastor, murakoze cyane, Imana ibahumugishe cyane kubwiza impuguro nziza mugejeje ku itorero, kandi ndibwira yuko umugenzi nyamugenzi ubutumwa arabwumva. Hanyuma hari igihe abantu bashobora kubakenera ku zindi nama, kuba hari ikindi wenda babunganira, mwatanga adresse zanyu kugira ngo babakenera abashe kubabona. Okay. Adresse ubwo birumvikana na telefone, ndatanga iriho na WhatsApp. Yewe nshatse natanga na email, hari abashobora kuziyandikiraho. Telefone ni 0788 47 00 65. Abo nabashobora kunyandikira kuri WhatsApp, niyo ngiyo, kumpamagara niyo ngiyo, ubundi buryo bwose bwa communication. Hanyuma abashobora gukoresha email ngo bagire ibyo baturaza kuri email ni michel@gmail.com. Udusengere. Dusenge Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, kandi mfite ukwizera ko iri jambo, iki kiganiro tuganiriye ntabwo cyagenda ubusa, ntibishoboka. Cyangwa bikunda hari aho gikura abantu naho kibageza, kuko ijambo ryawe niko wavuze ko rizamera, ngo nirisohoka ntabwo rizagaruka ubusa. Rero ufasha abari baduteze amatwi bumvise iki kiganiro, umuntu wese mu mwanya we, umuntu wese ku giti cye, kandi umuntu wese mu rwego arimo, ndakwingize ngo uha abantu kwera mu ngeso no kwirinda. Isi turayinyuramo nk'abagenzi bagenda, ntidukwiriye guhindurwa nayo no kwanduzwa nayo, dukwiye kwitambukamo, kuko waravuze ngo unesha kuri buri torero wandikiye muri amatorero, waravuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, niwe uzarya manu yahishwe, niwe uzaba inkingi yo mu rusengero, niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Niwe unesha, niwe. Bityo rero uha abantu kunesha, dutambuke muri isi nk'abakristo, ubwo wadutoranirwa twera bera, uduhe kubera mu ngeso zacu zose. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Basi turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dushimire umuntu wese warufasha akanya wumva ubutumwa bwiza. Hanyuma turagusaba, niba bugufashije, wibwihererana, sharingira inshuti zawe, abavandimwe, abantu uzi batarakizwa, kugira ngo turusheho gufatanya kwamaza ubwami bw'Imana. Ubundi ikiganiro nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwami